Iyi ni imodoka ya hybrid, Toyota hybrid, ni imodoka nshyashya igezweho itwara abantu, ikora akazi ka taxi ndetse igatwara abantu bagiye mu bukwe, igatwara abantu bagiye gutembera, igatwara abantu bagiye muri picnic basohotse, abantu bagiye gusura abandi, yaba muri Kigali ndetse no mu ntara hose irakora nta kibazo. Mupfa kuba ari mu muhanda mwiza wa kaburimbo, mu gitaka ho ntabwo tujyayo, ariko mu mihanda ya kaburimbo nta kibazo ari hose mu gihugu. Ikindi ni imodoka iri comfortable, yujuje ibyangombwa byose bisabwa ku mugenzi ayigendamo cyangwa se umukiriya uyicayemo agenda yisanzuye. Murabibona iracyari yose, ifite intebe nziza zisanzuye, zifite imyanya, iri kapiteni, nta hantu ushobora kwicara wese yisanzuye ukwe, kwicara muri babiri cyangwa se nka muri benshi, kwicara muri batatu. Inzugi zayo zira automatic, zishobora gufunguka cyangwa se zigafungwa bidasabye ko ukurura usunika. Igihe unaniwe ushobora kwiryamira, intebe ziraryama ukaba waryama nta kibazo na kimwe ifite. Abantu bafite imiryango bashaka kujya gusura imiryango, abantu bashaka kujya gutembera ahantu hatandukanye, abantu bashaka kugira aho bideplasa ariho hose, nimuze tubatware, kandi igiciro cyacu ntabwo kiri hejuru, ni igiciro gisanzwe n'ubundi n'izindi modoka zigendera. Rero muyikeneye mwaduhamagara kuri 0788 785 164 cyangwa se mukatwandikira, iyo nimero no kuri WhatsApp mukahabwa ibisobanuro byimbitse cyangwa se mukabukinga. Murakoze.